Amahoro y'Imana abe kuri mwese aho muherereye mu bice bigiye bitandukanye bigize iyi si yacu. Turabasuhuje rwose, tubahaye ikaze. Uyu munsi rero ni itariki ya 21 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2025. Turagarutse kugira ngo turebe biba bigenda biri gucaracara mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Hanyuma rero hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo intambara ikaba yakomeje kuba iyindi aho coalition ya M23 ndetse na coalition ya FARDC baje kuba n'ubundi bakozanyaho mu bice bya za Masisi. Niba byibuka neza n'ubundi hari imirwano yabaye ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2025 muri territoire ya Kabare ndetse na Warungu. Kugeza amagingo angarira abantu bakomeje kugenda bibaza iyo iyi ntambara izarangirira. Hanyuma rero ikindi azo kuba nkubwira hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nuko Goma hahiye ariko baza gutabarwa na polisi y'u Rwanda. Abantu bakaba bari kwibaza byinshi bavuga batese kubera iki polisi y'u Rwanda rero yatabaye ku Kikongo itatabaye, ariko ngo na MONUSCO ngo yaje kuba itabara, ariko biranga bibe by'ubusa kubera ko ngo yasanze ibikoresho byabo bidakora. Bakabishinja coalition ya FARDC ngo ko yaba yarasize ibyangije kugeza amagingo anga nkuko biri gukomeza kugenda bigarukwaho. Hanyuma ikindi aza kuvugana n'uruzinduko rwa General Muhoozi Kainerugaba, ni umugaba mukuru w'ingabo za UPDF, umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni, wagiriye uruzinduko hano i Kinshasa. Akaba rero yamaze kwakirwa hariya i Kinshasa, akaba agiye kugirana ibiganiro na Perezida Felix Tshisekedi. Hanyuma rero ibyo tugiye kuba tubigarukaho. Ikindi aza kubabwira rero nuko SADC ubu ngubu irimo gutaha. SADC rero ikaba itaha ariko ni ibikoresho ngo n'abasirikari. Kuki SADC idashira hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Ese bizarangira gute? Ikindi aza kuba nkubwira nuko hano mu Rwanda ni abapolisi n'abofisiye bakuru basoje amasomo mu ishuri rikuru rya polisi muranyihanganira y'u Rwanda riri mu karere ka Musanze, nkuko byagiye bikomeza kugenda bigaruka baturutse mu bihugu bigira ku 9. Hanyuma rero ibyo byose tugiye kuba tubigarukaho. Namaze kuguha ikaze, ngusabe kudukurikira tubane muri ibi biganiro guhera ubu ngubu kugeza ku musozo. Ariko sindi nyenyine, ndi kumwe na mugenzi wanjye ni Bwana Mupenda Joel. Reka muhe akanya abasuhuze hanyuma twinjiranemo neza. Amakuru kuri mwese mubana natwe ndetse nawe Bwana Emmanuel. Yes, tubaha ikaze muri iki kiganiro. Twizere ko mumeze neza, ariko n'abatameze neza wa mugani iyo mvugo baraza bagire Imana iborohereza, nicyo twavuga. Yego. Mu buzima niko bimeze. Ni ups and down. Yego. Niko bimeze hasi hejuru. Hasi hejuru. Ups and down. Ariko mu Kinyarwanda ushobora kuvuga ngo ni gatebe gatoki. Sure. Mu Kinyarwanda kinoze. Yes, nibyo. Ni hasi hejuru nyine, ariko imvugo nyine ya iboneye yo mu Kinyarwanda ni gatebe gatoki ikakaye. Y'umuntu wakenetse Ikinyarwanda nubwo rurimi rw'urunyamahanga. Ururimi rw'urunyamahanga nawe umuntu wamaze kurwumva neza. Aravuga ati ni gatebe gatoki. Ese gatebe gatoki kubera iki? Gatebe gatoki ni ukuvuga ngo nyine ni byane, ntabwo turajya kuvuga ngo tuvuga ngo ni gatebe hanyuma ngo gatoki. Oya. Ahubwo ni ukuvuga ngo uyu munsi bimeze neza, hanyuma ejo bizaba bimeze nabi, cyangwa se uyu munsi bimeze nabi ejo bizaba bimeze neza. Mbikubaje nabyibagiwe, nabyibuka neza. Buriya hari siporo yitwa gatebe gatoki, urayibuka? Siporo? Ntayo nzi. Ngateye gatebe gatoki. Ntayo nzi. Bayikina gute? Umuntu arihirika gutya, umutwe akawucurika, amaguru hejuru, ikihimba akongera akidunda ameze nka gutya. Ntekereza ko ariyo gatebe gatoki bavugaga. Agacurika ari ukwibirindura nyine, ari hasi hejuru n'ubundi. Ahagaritse umutwe, nuko ngo ahagaze ku mutwe, ashinga umutwe. Ushinga umutwe ukagwisha ibitugu, ukabirinduka ukongera ukanyina ukagwa umeze nka gutya. Ntekereza ko ari icyo kintu. Niyo gatebe gatoki. Kaho. Kuko nyine nabwo ni hasi hejuru, urumva nk'ukwihindukiza. Ibyo ngibyo nabyo nzi rwose. Yes. Urumva? kandi ni ikintu gikomeye cyane icyo kintu twavuga ko ubuzima ari gatebe gatoki
uyu munsi rwose ibintu biba bimeze neza ariko ejo ugasanga yabababa kandi n'abantu bose ni angre zose ugasanga ibintu byakomeye ni angre zose. Yes, hanyuma rero biravugwa ko ngo minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo abantu bari kuvuga ngo ni Ministry of Enjoyment and what z'amagambo abiri bari gukoresha mu rwego rwo kugaragaza yuko hari minisiteri hari happiness and enjoyment, ni enjoyment and what. Ubwo ni ukuvuga ngo amacupa rero agiye gukomeza gufatwa ku ngufu ku bafite amafaranga hari buze kubakana. Amacupa azakomeza gufatwa ku ngufu ubundi ayo kwezi ntibazaba bayahembera. Birumvikana mwari amatariki nyine urumva irakonji ku kwezi bazaba baraguhembera. Urumva irakonji imeze kuriya guhera ku itariki ya mbere kugeza ku itariki enye. Urambwira none ubwo ugakomeza no muri weekend biri prolonge. Urambwira ngo ubwo waba ugiye muri yo konje nta mafaranga ntabwo byaba bura leta yamaze kubanagira. Kandi none kindi urabona ko ingengo y'imari oya ntabwo barahembwa nagira sohoka. Oya ndavuga amafaranga guhembwa ku kwezi umunyaba batarahembwa. Turi 20 ni imwe gutyo. Yego. Okay, ariko ikiriho cyo amafaranga uko byagenda ariko nyine ira biruko bizaza urumva ari mu ntangiro z'ukwezi kwa kare niko bimeze bazabaya bo amafaranga zaba hari ahubwo bivuze kuba ni ibindi cyane cyane ku bakozi baki ba leta. Nje ntabwo ndi umukozi wa leta nawe ngira ngo ntabwo uri umukozi wa leta. Ntabwo uri umukozi wa leta jewe. Ariko urumva ko ubwo benjoyinga nyine. Yes. Baryoherwa. Ewana ira kabisira ni konji kabisa. Ni ibintu bikomeye. Urumva ntabwo leta yajya gufata abantu kibohereze muri konji imeze kuri nta mafaranga bazaba bakabonye agafaranga. Yes, abakozi ba leta tuziranye rero ubwo nyamuneka muze kuba munkoraho. Muntumire kanivugire. Munkoreho rwose. Nje kubera ko nigenga cyangwa se ndi free nshobora kuba joininga rwose ibintu bikaba ibindi. Yego. Ubwo reka dutegereze wenda hari uzagutera kaya nawe uzamwitabe. Hanyuma ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi azaba ari umunsi w'ubwigenge. Hanyuma ku itariki enye z'ukwezi kwa karindwi umunsi wo kwibohora. Hazaba n'ibirori kuri stade. Uko byagenda kose ntabwo byabura uko byagenda kose aba ari umunsi ukomeye cyane. Ariko covid yarengeye wa mugani nigenda ariko nimbuze ngo nta covid igihari nibuka ira nkuru y'ejo bundi nigendera gahera nk'amahembe y'imbwa. Nigende biba ari ibirori bikomeye cyane kuko buriya ingabo za RDF na polisi y'u Rwanda n'abaturage kufatanye n'abaturage ngira ngo nabyibuka ko bigeze kuba batangiza n'ibikorwa ku bufatanye n'abaturage bigomba kumara amezi 3 barimo kubakira inzu zo kubamo, amashuri, amavuriro, iki serivisi z'ubuzima. Nuko ngo polisi n'u Rwanda aricyo twitaga Army Week na Police Week. Ibyo ngibyo byaraje birafatanywa. Byarafatanyijwe. Byarakomatanyijwe. Barabikomatanyije. Noneho rero ibyo ngibyo ni kufatanya n'abaturage mu guha agaciro umuturage kugira ngo azibohore cyangwa se guha agaciro umuturage azibohore kuri uriya munsi ameze neza. Uvuga ngo bagiye bakora ibikorwa bigiye bitandukanye arimo kubafasha aho kuba muri serivisi z'ubuzima bwo kububakira. Kwamaze iminsi yo kubaka ibyo bikorwa byose rero no bizamurikwa ejo bundi. None na serivisi z'ubuzima zagiye zitangwa ku baturage. Muri uyu murenge se wabonye aho bubakiye? Muri murenge ntaho nabonye ariko wenda ubwo wasanga hari nuko utageze hose. Wenda aho birashoboka wasanga hari ko byagenda kose. Ko byagenda kose no bafite icyo bazamurika. Hongera ibyo bikorwa rero. Ubwo rero nicyo ngicyo ubuzima bw'abaturage. Yego. Urumva rero nicyo ngicyo wamugane nikonje yari ifite kuko bamaze iminsi bari gukora akazi gakomeye cyane. Ingabo z'u Rwanda ndetse na polisi uretse ko bataryama ariko wenda abandi bamaze iminsi bari gukora akazi gakomeye cyane bari kugenda gutyo muri byo bikorwa bijyanye n'imirimo y'amaboko n'iki gutyo ibintu nk'ibyo. Yes, hanyuma rero reka twifurize abantu umunsi mwiza w'ubwigenge ndetse n'umunsi mwiza wo kwibohora abanyarwanda bose muri rusange bari mu gihugu n'abari hanze yacyo. Hanyuma rero dusimbukire hano Igoma
ikiriho cyo nuko uruzinduko rwa General Muhoozi Kainerugaba ari yuko utangira twabanje tugahindura hariya kaduhindura kabaye hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki kuvugwa ni uruzinduko rwa General Muhoozi Kainerugaba, umugaba mukuru w'ingabo za UPDF za Uganda. Uyu mugabo akaba yarigeze kubitangaza ku rukuta rwe rwa X avuga ko azasura Perezida Felix Tshisekedi. Abantu navuga ngo ntabwo babyakiriye cyangwa se hari abamuhaye urw'amenyo batabyumva mbese cyangwa se bavuga ngo ari no kubeshya, ariko biravugwa ko uyu mugabo yageze hano i Kinshasa. Yabagiye kumara iki, yaganiriye iki n'ubutegetsi bwa Kinshasa, amakuru abashe gutohozana yahe? Urakoze cyane bwana Emmanuel. Amakuru twamaze kwakira nuko mbere na mbere wibuke ko igihugu cya Uganda ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bafitanye icyo twakwita amasezerano, kuko bahuje gukorana operasiyo yitwa ngo ni operasiyo Shuja, aho bafatanya mu bikorwa bya gisirikare mu guhashya ADF mu bice bya Zaituri. Yego. Kuri ubu rero ngo nicyo kijyanye no mugabo urumva kugira babiganireho n'ibiki byose, anabonane n'uwo bita Tshisekedi nawe bashobora kuza kubonana. N'uru ruzinduka mu by'ukuri nicyo cya mbere bagiye kuganiraho, ariko bitabuje ko bashobora no kuganira no ku tundi tuntu tugiye dutandukanye. Kugeza amagingo angaya uyu mugabo azamara igihe kingana iki hano muri Kongo? Hari igihe cyaba cyatangajwe yazamarayo? Oya. Amakuru numvise ngo ararinzwe bikomeye cyane, byo bishatse kuvuga iki? Mu masaha yatambutse ya kare amakuru agaragaza ko abantu bagiye babona Kinshasa abasirikare 100 baguye ku kibuga cy'indege bo muri UPDF. Bati karabaye baje gukorekera, ariko abantu nta makuru bari bafite yuko no mugabo ari buze kuza he muri Kongo. Ababibonye yego se baje muri operasiyo idasanzwe, kutuzi yuko operasiyo Shuja ibera muri Ituri. Aha ni muri Ituri. Ariko nyuma haza gukurikiraho iki, indege nanone izanye nde perezida cyangwa se umuhungu wa perezida wa Uganda Muhoozi. Bivuze iki? Bivuze yuko uyu mugabo ashobora kuba yajyanye Kinshasa cyangwa se yazanye Kinshasa delegation y'abasirikare bagera ku 100. Ahantu harimo ikintu gikomeye, urwikekwe no kuba atizeye mu by'ukuri ahaje. Yego. Kurumva yizaniye abamurinda 100%. Yego. Yizaniye abamutekera, yizaniyemo abamufurira ahari, yizaniyemo abaganga, yizaniyemo abamurinda hari bube akambitse, kuko ntabwo yizeye iki umutekano. Bamuturitsa da. Ntabwo bizi ko abaheza nguni bikinshasa bahora bavuga ngo igihugu cya Uganda ni igihugu nacyo kibugishotoranye. Yego. Bashinja u Rwanda bakongera bagashinja Uganda. Ubwo bishatse kuvuga ngo wenda we ikindi ntabwo yari kuza ngarindwe nande, se yari kuza ngarindwe nande. Nta gisirikare cyo kumurinda yari kubona Kinshasa. Nta gihari. Nta gihari. Abarinda Tshisekedi bagomba kumwanya, wenda agomba kuzana n'abasirikare nka 2. Ese warabagira? Nawe se ntabagira. Ubwo azana abacancuro ari uko abafite abamurinda. Abo bacancuro nyine akaba ari babarinda bose. Oya, buriya abacancuro arega ubwo niba Muhoozi atayatizeye abacancuro. Icyo cyo nacyemera. Akavuga ati ngerekana ijyanira abanje. Harimo ikintu gikomeye cyane. Kuba yijyanira abasirikari bamurinda bamutekera bagira bate gutyo, kurumva yavuze ati uyu mugabo kandi buriya umuyobozi umuntu unizera n'abacancuro ni hatari. Ubwo abari mu buri abana kwica aho kukubanura. Nindwa n'abacancuro ntabwo ubuzima bwe buba buri mu maboko ye nyine, cyangwa se y'abantu be ba hafi. Urumva ni hatari.
nibyo no kutekerwa no guteka ntekereza ko atapfa kurya ibiryo ibyo ari byo byose aha nshaka kukurongera nk'ibintu bihita biguhuhura ako kanya ukagenda mu nda umuriro uri kwaka cyangwa uri kwituma cyane ukageraho amazi yagushizemo. ni byinshi bishobora kukubaho rwose. Yes, hanyuma ikindi wenda kiri kuvugwa hano muri Repubulika ya Demokarasi ni imirwano yahanganishije M23 ndetse na coalition FARDC z'amasisi. Hehe precisoma cyangwa se hari abaguye muri iyi mirwano bimeze bite ducire ku mayange? Ya kugeza kuri ubu rero amakuru twamaze kwakira cyangwa se kubona nuko ino mirwano ikomeye yahere mu gitondo ku isaha saa 2 kugera ku isaha saa 11 mu kanya kashize tariki 20 ikabera mu byukuri muri groupement ya Bwabo ni muri village za Kishonja ndetse na Kihuma ari muri territoire ya Masisi hagati ya M23 ndetse na Wazalendo cyangwa se Wazalendo ariko akenshi biri kumwe na FARDC n'abandi batandukanye nuko abantu bikinshasa banga kuvuga FARDC kubera ko wenda bavuga bati twasinya amasezerano no guhagarika indwano wa mugani w'abarundi ariko bondi na FARDC hani birimo ntago ari Wazalendo gusirwana so ubona ko ahantu hesha hagiye hatandukanye harimo kubudutero shuma tugiye dutandukanye bagakozanyaho aha ngaho ubona ko bashaka gupenetra ngo binjire berekeze Masisi centre. Yego ariko bibapfana kuko hano bari bateye ni metero nka 15 ubuye Masisi centre ngayo nguko uko bimeze wenda baba bapfuye cyangwa bakomeretse ni amakuru dushobora kubona mu masaha ari imbere turakomeza tubikurikirane. Ibi ngibi rero wenda bishatse kuvuga iki n'ugushaka gutera biraho ngaho nkuko ari bivuze wenda ni penetration bashaka gukora kugira ngo binjire za Masisi byari bivuze kuba hi avantage iyo baza kubikora wenda bakagira za Masisi. Urumva wageze Masisi biraza kutuma werekeza no mu bindi bice bijya bitandukanye byoroshye birimo ibice bitandukanye ibice bitandukanye birimo za Ngungu bageze Ngungu Tayayi wakwerekeza za Rubaya ahari ubutunzi bukomeye cyane Rubaya nicyo kintu baba bari kurwanira baba bari kurwanira M23 na iti nta makuru mufite ntago byakunda ntago byashoboka byashoboka gute. Hanyuma ikindi tumaze imisi turi kumva ibikorwa bigiye bitandukanye bya Joseph Kabila ari mu kuganira n'abaturage cyangwa se n'amatsinda agiye atandukanye hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko hariya Iweza Kinyogote ariko noneho kugeza ubu ngubu ntabwo tuzi ngo uyu mugabo Joseph Kabila ari mu kiye gicare nabo nigeze kubona bavuga ko ngo yaba atakiri hano Goma yagiye muri Kenya byaba ari byo? Ntabwo abo bavuga ngo muri Kenya nta makuru bafite nanjye nabibonye bakanavuga na Uganda hari bavuga yuko yavuye Goma ari kumwe na delegation yerekeza Kenya ngo mbese ahantu ari mu mujyi wa Goma urumva nta makuru bafite kuko ino nkuru nta n'ahandi hantu uri bupfe kuba wanayibona kuko iyi nkuru umuntu wayimpaye rwose ngira ngo ni inkuru twavuga ngo yaturutse muri imbere biragoye kugira ngo uyumve cyangwa se uyibone kuri YouTube iyo ariyo yose. Abo bagendeye kuko babonye urugo rwa Kabila Kinyogote nta bantu barimo cyangwa se hatarinzwe nk'uko hari hamaze iminsi harinzwe. Uyu mugabo amakuru ahari nuko guhera kwejo bundi ndetse na delegation ye berekeje ku kiwanja gufata training za M23. Kabila asubijwe ku ikosi ubwo ni ikosi yego ni ikosi abajya yiruka
uriruka se ntiwiruka uriruka da urazajya yiruka sikosi ritabamo kwiruka ribaho cyane cyane rifitanye isano n'urugerero mu Rwanda n'ingando abantu baraguruka kurusha insha uriya mugabo nabonye ungana kuri arashobora kwibuka mugabo ngaho ni Kabila ariko burya akora gym cyane shuwa keretse niba yarabihagaritse ariko ntabwo umuntu ungana kuri aya bakora gym arayikora rwose urumva yego rero yamaze kwerekeza Nyongera n'abantu be bagiye mu twitozo two kubagarura mu ntuza mu cyama nukuvuga ngo nibyo natwahoze tubabwira tuti ni ntabwo twabyita umubatizo kuko yarasanzwe batizije ahubwo ni ukuvugurura cyangwa se ari mu bagarukiramana kuko yigeze guhuza filozofi imwe n'abagize 23 iyo jambo uri gukoreshaga bagarukiramana cyakora nibyo nyine muri filozofi nyine yanuza wenda ya 23 cyangwa se wenda tugende kugira ngo abantu babashe kubyumva iyo umuntu yari mu dini akaza kurita akajya mu rindi iyo ari agarutse muri katolike nyine habaho icyo twita nyine kuvugurura amasakramentu noneho akagarukira Imana so nicyajeho rero ubwo bivuze ko nyuma yaho tayari araba naho umwanya ashinzwe ashobora gutangazwa ku mugaragaro hanyuma izo training zishobora kuzamura nk'igihe kingana iki ntabwo zarenze nk'icyumweru yego bizaba ari byiza ariko ndumva ari byiza rwose kugira ngo abashe kongera guhumeka umwuka w'igisirikare kumunyuza mu kayunguruzo kugira ngo babanze bamukuremo byari bimurimo kumufuta mwinjize muri ntuza yego hanyuma sadek yaje kuba igaragara irimo gutaha nkuko byagiye bikomeza kugenda bigaruka n'ubundi ngo ni ibikoresho biri gutaha ni igiki gituma sadek idashara no ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bari benshi bafite ibikoresho byinshi kubera ko mu bintu twamaze kumenya bari bagambiriye harimo no gutera u Rwanda so gahunda yo gutera u Rwanda ni gahunda ngire ngo yagomba kubasaba ibikoresho byinshi ni gahunda sukurutera gusa ariko ukanakuraho ubutegetsi buriho bivuze ngo bari kugera no muri Kigali bagafata ibice bigiye bitandukanye by'ingenzi mu gihugu kubigeraho rero byagombaga kubasaba ibikoresho nk'ibyo tumaze iminsi tubona bigenda bitarangira baratunze abantu nta nubwo nkijya mu byo kubara cyangwa nanjye ntabwo njya kubona inkuru nkabona ngo sadek ngirimo iratashye sinirirwa noneho nshiduka ubundi ugiye no kure gusanga n'abantu ku mbuga nkoranyambaga baranabirambiwe niyo nabishyizeho ubona nta n'umuntu ukibyitaho harabihazi ku bwa mbere na mbere ndibuka n'inkuru twakoraga ngo iratashye ntitahe ukuntu zarebwaga kuko abantu bari bafite amatsiko yo kubareba baraca hano gute bimeze bite ariko ubu ngubu baragiye abantu bararambirwa oya sadek aho yigeze ahangaha yararambiranye ubu ngubu aho igeze ahangaha ndetse aho tuvuganira ubu ngubu nta n'icyemeza yuko barangiye baracyarigwa mu bamwe na bamwe n'ibikoresho ariko urabona ko abamaze kugenda nibo benshi da rero bagenda bakubita umutwe bakubita agatoki kandi cyane cyane abayobozi babo harimo ikijenerali cyabo cyitwa Nuwakibi niba ari Nuwakibi kiba kiri hano i Goma cyarasebye cyane cyo gikubita agatoki kandi avuga ko azagaruka ibintu byatunanije ikibuze gutera u Rwanda no kugira gute nyine avuga ko azagaruka
oya garuka cyo kuza abasirikare bato baba baserebura barishimye si bo barota bageze muri Afurika y'Epfo rega nibo bagina imbere bakabapasura rega nta kuntu bataserebura bo bahuye n'umuriro kurenza undi muntu uwo ari we wese nta kuntu bataserebura bo baba baserebuye cyane ngaya nguko rero ngibyo bijyanye na Afurika y'Epfo abenshi barapfuye abandi barakomereka abandi bavamo amaso abandi baraterwa inda narababonye bari abantu batewe inda ryari sawa nyine ariko uzi ko umwana agenda amugenda ahantu mu rugamba abantu batera inda ngira ngo ubushake cyangwa se ariko sinzi ibyo ibyo byihorere buriya uzi ko ari n'ukuntu ubushake ntabwo waba ugihari reka nkwereke karahaguruka uretse kuba wagiye ugapfunyarara neza nyine ariko buriya reka nkubwire nta kuntu mushobora kwirirwa mu mirwano ngo wenda urabona ko bambaye za antibari hajya na antibari cya kintu bambara no mu gatuza bagukubite igisasu wenda kitagufata kuko ngo bakubise igisasu ntabwo kigufata ntabwo cyatobora ahubwo ngo kiragutaratse kikakujugunya nk'epfiriye hanyuma numara kuva hepfo iyo rero cyangwa se umaze kugarura ubwenge reka tuvuge wenda ko n'urugamba rwaje kurangira uri kubona abagenzi bamwe bari kumwe hariya bamurangije nta kuntu ushobora kugenda ngo nugera hariya nyine urwo rugamba rwarangiye murimo wenda koza nk'imbunda cyangwa se murimo gukora utundi twitozo cyangwa se wenda ntabwo wajya kumbwira ngo uramutse ubonye akaziyo yampaye nka uravuga uti reka ngire iruzaca imana nicyo kibabaho nta kindi ariko n'ikindi hari ibihe byaciyeho batarimo kujya ku rugamba bari aho ngaho batajya ku rugamba bafashwe neza urabona nka kiriya gihe 23 kimara kubagota ikabafata bongeye gusubira ku rugamba none ese urumva bari gukora ikindi buriya mu bisirikare byinshi abagore ntabwo bashyirwa imbere ku rugamba ikindi noneho urumva umaze iminsi no kubona n'amashusho wenda ku bantu bajya ngo bibwa uko byabyibushe ngo ko tubona bisa neza ngo kwagira ngo ntibivuye ku rugamba sinzi utwo tuntu utaragiye utwumva niki se no kubera ko imisi bamaze hari igoma navuga ngo kubera nta rugamba M23 yarabagose nyine baryaga bakaryama ubwo n'imyitozo nta niyo banakoraga bakavuga bati twebwe icyo dutegereje no gutaha nese ubwo urumva uyiriwe nyine ubwo M23 ifashe Goma bararuhutse babateye nkeya ahubwo babateye nkeya bararuhutse kuko urumva kwari ukurya bakaryama bongeye kubagira stress ahubwo M23 nayo yabacungiye umutekano cyane M23 nayo yabacungiye kuko nta muntu buriya wagombaga kugera hari igoma aho bari nta muntu agomba kuhagera ibesho uhagere bakome n'umutwe wabasuje gukora iki hoya ahubwo katanyama mbere uko zabanye katanyama zashobora no kukurasa ariko noneho ubwo ahubwo M23 yari becungiye umutekano bameze nk'ibyana by'inyoni bararyama barasinzira barasurura niba ariko umuntu yabyira noneho urabona ubuzima bw'abasirikare buri bameze nk'abanyeshuri abakobwa bashobora kuba bari nka hano abahungu hano ko nakagabo kamwe kabazengurutse kazibadwinga namubwira iki nuko mubeshera ni benshi nuko mubeshera ziranda bari abakobwa bazitewe n'abasirikare bakomeye bakuru muri bo nibo bazi bakubitaga bamaze igihe bararaburije kanamubwira ati rero kugira ngo ntakujyana ku rugamba ngo ino ariko twicaye turi kuganira abandi oya n'ubundi ahubwo biriya bintu bazabikurikirane se hari nko mu bindi bisirikare uzi ko umubano nk'ubutemewe ariko rero warubizi ariko ni igisebo cyane ku musirikare muto n'umukuru icyambere ntabwo byemewe nyine icyambere icyari kibazanye ntacyo bakoze baratsinzwe barangije abo bari bazanye ntabwo ariko babasubiranyeyo barabangirije umuntu undi wagiye kubatera inda nibo ubwabo baziteranye ubwo urambwira ngo icyo nicyo ni icyakije kiyongera ku kindi ni insubiracyaha buriya abagabo baba ari abagore byose bivuze iki
tayari gatanya yabonetse ibyo ntacyo bivuze iyo ujyana bazasubirana se kandi buriya bari bafite abagabo ibyo ari byo byose ujyana hirya iyo ngiyo ntabwo ari uko bari icyambere wari umukobwa yari afite umusore wamuteretaga amubwira ati ninza tuzabana ngiye muri misiyo ninza tuzabana ubwo se barabanye hari n'uwavuyeyo ari umugore ufite umugabo we ufite nk'abana nk'umwana umwe cyangwa se abana babiri ubonye ko ari abakobwa bakiri batoya ari abagore bakiri batoya ubwo si nguru kugira ngo azagera mu rugo wenda afite ibindi byireguro wenda azatanga cyangwa se mo kimwe hanavuga ati ahita avuga ati ntabwo ndajya mu rugo kuko ngeze mu rugo yanyica ese waba wamaze kuzanira iyo nda kandi warambwiye ngo ugiye mu kazi warangiza ngo uraje uje kumbwira iki abantu abubakanye abantu bihanganira ngo uyu muntu yaciye inyuma umubano urakomeza nkaho nta cyabaye tubirengeho noneho byiyongereho yaciye inyuma aranatwita imibano y'abantu bakomezanya ni bake cyane ku ijana abenshi bita birangira ubundi ibyo ngibyo nta n'uwagakwiye no kubyemera ndakubwiza ukuri nuko wenda hari abantu bashobora kuba bagira umutima ukomeye ariko ibyo ngibyo kugira ngo uzabone umuntu wabyihanganiye biragoye ni bake cyane yego abantu bamugana umutima umeze ute ntabwo baba basanzwe ntabwo baba basanzwe hari sinzi hanyuma ngo cyangwa bose nuko baba babikora nabyo hari ukuntu wenda byagufasha kubyakira wenda tuvuge umugore wawe uzi ikintu cyajya reka no kubigushyiraho bitazaba kuri wowe uzi ikintu cyabaho se tuvuge undi muntu wenda uzi ikintu cyabaho se we ushaka kubivuga ngewe nta kibazo bikubayeho bimbayeho se none nagirane naba mbaye uwa mbere sinaba mbaye uwa mbere sinaba mbaye n'uwa nyuma muri ikintu bita gushaka nasanze ari inyanja ngari ni inyanja ngari ibya bindi abantu baba batekereza batarashaka iyo umaze gushaka umaze kugeramo neza wamaze kuba gushinga urugo usanga ari inyanja ngari tuvuge noneho umugore wawe cyangwa se umugore w'uwo muntu aratwite atewe inda n'uwundi yaguciye inyuma ntawe ariko ufite abandi bana nka babiri wanabyaye muri kumwe ibyo nabyo hari ukuntu bishobora kuba byagufasha noneho ntimutandukane ugatorera reka nze nkwereke kuko uvuga uti wenda nanjye ibyo ngibyo nabikoze si rimwe si kabiri ibyo ngibyo uzi ikintu bitera mu rugo hagati y'abashakanye bitera umwiryane no gucyurirana yego ni ukwanga umugore akajya ngo uri kurinda wambwira gutyo se ngo ntufite babiri se ugafite umwe ngo ntufite babiri se ko nakwihanganiye se ejo akaba aragiye akaba azanye undi wa kabiri kugira ngo muringanize wa mugabo nawe ntabwo azicaza avuga ati ukundi iki gicucu wenda ukavuge gutyo iki gicucu ubundi gikomeza kugenda kimenyera azagenda atera indi ya gatatu kuko urumva ni ibintu bizaba byabayeho umwe ari kunyura hano undi akanyura hagati aho ngaho rero ugiye kureba birangira rusenyutse burundu hagasigara hari kurebwa ngo ese aba bana noneho baraho bati abana noneho bagasigara bo wenda nk'urukiko ruvuga ruti abana baracyari batoya abakiri batoya barajya ku ruhande rwa nyina hanyuma abamaze kumenya ubwenge bagiye guhitamo aho bagomba kuba harimo abahitamo kubana na se harimo abahitamo kubana na nyina iyo mumaze kuba bakuru nguko biba bimeze niyo mpamvu gucana inyuma ntabwo bikwiriye niyo byaba binabaye tuvuge urabikoze mbangere ibana inama tuvuge urabikoze bikore uwo mubana ntabimenye ugize amahirwe ntabimenye waba ugize amahirwe ariko yaroza akavuga ati nabikoze ndetse n'inda mugabo wajya kubwira umugore ngo yamuciye inyuma hakuze ko umugore yafata ninuza ariko yewe ababivuga umugabo akajya kubibwira umugore cyane abagore bose mukicara mugasangira ku meza warangiza ukabimubwira ati narabikoze rwose ni ukumbabarira iyo mikino yivanaho icyo gihe wanabivuga yarabimenye ariko ujya akubaza gutota buri kanya ubona mbese aricyo kintu ariko nta bindi biganiro mugira akenshi nicyo kibitera ukabona ari kukubaza buri kanya ariko nabyo bibaye byiza niho waruca ukarumira kuko iyo uramutse ubimubwiye akabimenya icyo kintu nyine umwe akakibona ku wundi byangiza byinshi cyambere icyizere kiba gitakaye kandi icyizere buriya
ngo ni nk'igi. wari ubizi ibyo bintu? igi kuri ushobora kurifata nabi ryagucika ugasandara ntugire icyo uramura. yego. Okay, nabyumvise. ni ukuvuga ngo icyizere kimeze nk'amagara ngo niyo sesekwa ntayorwe. ntabwo umuntu niba umutakarije icyizere ntabwo wakongera kukimushyirira. nyine biba kandi nyine urumva ntiwabasha gukunda umuntu udafitiye icyizere cyangwa ubundi ni ukuvuga ngo urumva biba byarangiye mu by'ukuri. ubundi niyo ugiye gukunda umuntu ubanza kumugirira icyizere. ni icyizere. urukundo ruba rushingiye icyo twita wenda urukundo ruba rushingiye ku cyizere. ni icyizere ubundi nicyo kintu kikuzamo mbere na mbere ugiye gukunda umuntu. ubundi wowe uramureba wamara kumureba wenda ukumva uramukunze ariko nukavuga uti kubona umuntu namwizera gute ko nzamusiga mu rugo cyangwa se ko ari byo nzamusigira nkabisanga. ese wenda namwizera gute ko ntabwo yamugirira nabi. yego. cyangwa se mo kimwe ubundi ni uwo muntu ugiye kuzakwitaho asimbuye mama wawe cyangwa se nawe wowe mugabo ugiye kwita ku mugore wawe usimbuye umubyeyi wamubyaye. akavuga ati ni gute umuntu namugirira icyizere ku buryo azanyitaho ko agiye gusimbura mama, azanyitaho kuko mbese ubuzima bwanjye bugiye mu biganza bye. icyo cyizere rero umugirira nicyo gituma rwa rukundo wamukunze rurushaho kugenda rukomera. noneho urukundo rugenda rukomera cyangwa se rugenda rukura niko ugenda umwiyumva mukaza no kugera kuri point finale mukavuga mutereka tubane. ariko noneho rero iyo umuntu wamaze kumutakaza icyizere nibyo uvuze ako kanya na bya bindi byose bihita bisenyuka cyangwa rukundo ruhita rusenyuka. kandi ntago icyizere ushobora kuri peyaringi icyo bita turi peya gusana ibyo yakora byose reka mubwire ibyo yakora byose weho wamaze kumutakariza icyizere arimo gushaka kugira ngo agaruke. ari gukora ibishoboka byose ngo yubake agira ate akwereke ko iki wamaze kumutakariza icyizere ndakurahiye ntabwo biba bigishoboka mu rukundo biba byanze. iyo uhatirije kandi ugakomeza ugahatiriza mbere gatoya ubona kuntu byifashe birangira nabi. weho niho bigiraho ingaruka bikakubabaza kubera ko umutima nama wawe wanze kuwumvira urakomeza urahata kandi waramaze kumenya. kandi baraca umugani mu Kinyarwanda ngo ibyagaragaye ntigice isuka. ngayo nguko rero karagaciyemo. hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ikiriho ngo Goma hahiye baza gutabarwa n'u Rwanda na polisi y'u Rwanda. ese ko MONUSCO ihari hanyuma M23 ikaba ihari. Repubulika Demokarasi ya Kongo nayo ubwo navuga abayobozi cyangwa se polisi ya FARDC yose ikaba ihari na polisi. kuki batatabaye iki kibuga cya Njiri n'ahandi hagiye hatandukanye mu nkengero zaho ngo baze kuzimya umuriro? icyambere cyo kugeza kuri ubu ngubu bahamagaje ikibuga cya Njiri Goma. yego ubwo ndibeshe. hano ikintu cyambere cyabanje kwitabazwa ni MONUSCO. MONUSCO iraza yiruka isanga ngo yari yibagiye ibikoresho byo kuzimya umuriro birimo n'imodoka. yicotsemo isaga reka ntabwo iherukamo uriya mwuka niba ari umwuka niba ari amazi yazimya umuriro twamwitana bya fuel. ngo FARDC yasize irimo irahunga yasize ibicomoye yasize ibikebye. kuki batabiri peyarinze se ngo ntabwo wenda baba batekereza bavuga bati inkongi isa ishobora kudufata? kuki batabikosoye niba barabonye ko babisize babikebye? urumva nabo nyine ni abantu bari aho nta kigenda. ibyo ntabwo baba babyitayeho byo gutabara sugira baba babishyize imbere. nyine ni ikimenyetso kigaragariza abari bo. ntabwo barajwe inshinga no gutabara cyangwa se no ibyo ngibyo ntacyo bibabwiye. icyambere ni ubucuruzi no kwibonera. hari ikindi kibareba bashizeho imbaraga. bivuze ngo akazi kabo tuzi yuko bo bakagombye gushyira imbere ntabwo ariko kari prioritaire. yego ntabwo ari cyo kintu cya mbere cy'ibanze bashaka gukora.
ahubwo icya mbere cy'ibanze bashaka gukora gitandukanye n'icyo dukeka ko aricyo cyakabaye icya mbere kuri bo, aricyo cyabazanye. Bakozeho barataruka, biba ngombwa yuko u Rwanda arirwo rwitabazwa cyane cyane ku modoka za kizimyamwoto zazihereye hano hafi y'umupaka. Polisi y'u Rwanda niyo yagiye kuzimya. Nahoze mbona abaturage b'Igoma bishimye bati n'u Rwanda n'u Rwanda n'u Rwanda n'u Rwanda, bishimye cyane, ibyishimo ni byinshi, bafite akanyamuneza. Byo gutera amabuye abapolisi b'u Rwanda barabyibagiwe, byo kugaragambya bamagana u Rwanda reka byose barabyibagiwe. Yego, bari babishyize ku ruhande. Byo guhohotera abavuga ikinyarwanda reka byarashize. Ruka ko Igoma babahigaga. Yego. Ruka insengero basenye. Yego. Z'abanyamurenge baraziritura pepe, ibintu biri ari bibi cyane muri Goma. Umunyarwanda bamuhiga. So misi ishize ubigihara, ahubwo umunyarwanda iyo uvuze ikinyarwanda bajya kwitsimba. Ngabazahirwa bajya kwitsimba. N'abahita bakubonamo umuyobozi, n'abahita bakubonamo afande. Byashoboka. Abo gatuye umuntu nitumukoraho. Tuyo ni uwo muri 23. Kandi barishinze ubuse nk'umuntu nka wa muntu wateraga amabuye umuntu akamutwika avuga ibigambo akamurya kubera kwishinja icyaha, aravuga ati ubu ntiyambonyera igihe nabaga ndi muri biriya bintu byo gufana abantu bica abandi ntiyambonye. Akaba yakwiruka agakizwa n'amaguru. Yego. Ariko mu by'ukuri nicyo cyabaye, gusa none icyancekeje nuko nabonye Monisco yikubita ku gatuza kuri Twitter. Ivuga ko ngo niyo ngo imaze gukora operation ngo idasanzwe yo guhagarika uwo muriro. Nta bigeze babambwirira sedi. Ntago babura muri commentaire. Bahise bashyiramo amavideo ya kizimyamwoto iturutse mu Rwanda. Yego. Ije kuzimya. Vuga bati mwebwe useless Monisco mwatugabo mwe mwaritse kujirisha abantu mubabeshya. Mwavugishije ukuri ko ari u Rwanda rwawuzimisha. Ngayo nuko byagenze. Hanyuma ibi ngibi biraza gutanga rero irihe somo ku butegetsi bwa Kinshasa, wenda kuba u Rwanda rwagiye kuzimya riya Igoma, kandi wenda Igoma ariyo yagakwiye kubisapotinga kaza kuzimya, reka tuvuge gutyo, nubwo bwose wenda navuga ngo ntabwo bavuga rumwe, ariko niyo yagakwiye kuba iza ikazimya. Biri gutanga ihe sura ku butegetsi bwa Kinshasa cyangwa se babifashe gute? U Rwanda ariko kugeza kuri ubu ngubu ko ruyobowe nuko nta gitunguranye kirimo. Rukunda rugaragara muri ibi bikorwa, ntago rugendera muri politike ziciriritse. Za zindi zimeze nk'iz'abana. Ni ukuvuga ngo buriya ari nka Kongo irimo irahagenzura, ari nka Kinshasa ihagenzura. I Rubavu hagashya situwasiyo imeze gutya, bavuga yuko batumvikana. Ntago Kongo yakohereza ntuzo, ntago yakohereza kizimyamwoto yayo ndakurahiye. Reka ntago byakunda. Ikindi urabona bo n'umudiplomate wabo yanze gukora mu biganza by'abadiplomate b'u Rwanda. Ariyo byabaye ryari ibyo ngibyo ko nabizira. Nari muri akayikwamba ajya akora mu biganza bya Nduhungire. Amusuhuza gute? Ntago basuhuzanya. Nduhungire se basa bafite ubushake bwo kumusuhuza? Hoya ntabwo, urumva niba ari ibintu bagaragaje kavuga bati umuntu wacu nazigera basuhuza, ntago wabirengaho ngo ujyane ukuboko. Ni ibintu bizwi nyine bamaze kubimenyera ariko bimeze. Urumva rero umuntu nk'uwo ari wowe wahishije ntago yagutabara. Reka. Ariko u Rwanda uribuka ko rwagiye no kuzimya mu Burundi kera 2015 na kangahe. Isoko ryaho ryigeze gushya, biba ngombwa ko indege z'u Rwanda arizo zijya kuzimya. U Rwanda ni umuturanyi mwiza.
n'ahandi hantu rugenda rutanga ubufasha nk'ubwo ngubwo runarenze rimwe na rimwe ku bibazo biba bihari cyangwa se ku biba bivugwa. Yes, hanyuma wenda izi nkuru za hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo hari ikindi kintu wavugayo? Ndi kumva ko zose turazivuze izo twari twapanze kuvuga. Hano mu Rwanda uyu nguyu ni umuyobozi wa Darufa Umurinzi, yamaze kuba atabwa muri yombi na RIB kugeza amagingo angaya. Uyu mugore ni Ingabire Victoire utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Kugeza amagingo angaya yari yarahawe imbabazi na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame muri 2018 hari ngira ngo n'ubundi yongeye gutabwa muri yombi. Ari kuzira iki cyangwa se bimeze bite? Afungiye hehe kugeza amagingo angaya? Se byaba bimeze bite? Uyu mugore ushyigikira Wazalendo by'akadasohoka nk'uko abyivugira. Impamvu ndi kubihuza nuko nakunze gukurikirana cyane n'amakuru yo muri Kongo. Yego. Ndabihuza cyane kuko nyine nibyo nabayemo, nibyo numvishe. Ku kijyanye n'icyo yavuze kuri Kongo nacyumvishe cyane. Mbona sinanagishimye rwose kuba washyigikira abicanyi bica abaturage. Ntabwo ari ibintu bihwitse. Rero gusa si cyo yazirijwe, ahubwo amakuru agaragaza yuko bifitanye isano n'urubanza rwari rumaze iminsi ruba rwaba mu ishyaka rye. Yego. Bakaba bakomeje gushinjwa kugira gute gushagambirira guhirikwa ubutegetsi. Rero byabaye ngombwa ko atumizwa muri uru rubanza. Bisobanuro yatanze ntabwo byumvishwe neza. Hategekwa ko agomba gukorwaho iperereza. Yego. Rero RIB yaravuze iti iri perereza ugomba kurikorwaho utari mu maboko yawe. Ko akenshi ibyo bikorwa hagaragaye yuko hari impamvu zikomeye zigaragaza ko ibyo uregwa bifite ishingiro. Ubwo hari nk'ibyo nabonye abantu bavuga, nubwo ntaramenya niba ari byo, yuko hari n'amaretere yagiye yandikirana n'umutwe wa FDLR. Ibi nabyo bishobora rwose kumushyirishamo mu bihe bitandukanye. Umugore ntago ari uko nguko bimeze, ntago arabihonoka noneho. Biragoye no kuri. FDLR ngira ngo ingabo z'u Rwanda, abayobozi b'ingabo z'u Rwanda, n'umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda ni General Major Ronald Twivanga, igeze uko avuga ko bari hagati y'ibihumbi 7 n'ibihumbi 10 mu nama yarimo iya Addis Ababa, nibo byibuka neza, y'umutekano wa Afurika. Avuga ati ntabwo tuzigera na rimwe tubihanganira, tugomba kubasanga higiyo ngiyo tukajya tubakubitira higiyo ngiyo. Anavuga ko kugeza amagingo angaya bivugwa ko hano i Burundi ari abagabo basigaye bari ba Evariste Ndayishimiye, navuga ngo niwe ubonsa cyangwa se niwe ubacumbikiye. None nawe ari hano mu Rwanda aragira gutya akandikiranwa nabo. Musumva ibyo bintu yabikira amahoro. Biragoye. Menya ari nayo mpamvu yavuga ko yishimira Wazalendo. Ko nta Wazalendo na FDLR si bamwe se. Ko ari simwe. Urumva ko rero ubwo nicyo kintu arimo kuzizwa, niba ari uko twabyita. Ni ugutegereza tukareba, ariko urumva ko nyine bibaye ku nshuro ya kabiri. Yafunguwe mu mwaka wa 2010 na kangahe harya wambwiraga? 2018. Imbabazi za muzehe. Ubwo nyuma y'imyaka ingahe yose asubiye mu gihome. Yego. Ngayo nguko ubwo nuko bimeze. Ni ugutegereza tukareba uko urubanza ruzagenda n'ibizakurikiraho byose muri rusange, ariko kuri ubu ntabwo ari mu maboko ye, arafunze. Yego, reka ngushimire rero Bwana Mupenda. Hanyuma y'amasaha navuga ngo ni amasaha akuze cyane,
wakoze cyane rero kuba twari turi kumwe muri iki kiganiro mu busesenguzi bwimbitse bivugwa muri politike. Dusoje tudasimbukiye ku nkuru zo muri Iran ndetse na Israel, ariko turaza kuzigaruka mu makuru yacu ataha cyangwa se mu bindi biganiro bitahangiwe. Rero mwari murimo kumva ni Emmanuel guturuka kuri Blue ITMI, hanyuma uyu ni Bwana Mupenda Joel, nawe basezereho ubahe na nimero yareka basezereho. Ariko umuntu ushaka kuvugana natwe cyangwa se kugira gute kudushyigikira cyangwa se kuza muri groupe ya WhatsApp, andika ikimenyetso cyo guteranya 250 78 900 53 54, aho turata tuguha ikaze cyane. Yes, nibyo. urakoze cyane, ndagushimiye. Sawa, sante nawe ndagushimiye. Yego.